vuga ngo show ongera ngo show on the Kinigi radio and TV. Banyarwanda niye handi twabona umubyeyi uturutira Paul Kagame uturera nkuko umubyeyi arera abana be tumutore ni ushoboye. We kuna amasindi kumva ubimeze bitemwe abantu aba bantu we amashyi menshi cyane duhako karirimbo wateguye mu gutaka igihugu cyacu Rwanda nziza yacu sha mukomera amashyi igihugu cyacu amashyi menshi cyane ku gihugu cyacu. Tambagiri igihugu cyose wirebera akarere ka Musanze karangwa n'isuku ikinyabupfura n'iterambere kubera ubuyobozi bwiza dukesha umubyeyi Paul Kagame yatugejejeho amashuri ubu dufite ubumenyi n'ikoranabuhanga yatugejejeho n'amashanyarazi ubu rumuri ni hose akarusho yaduhaye inka munyarwanda. Indirimbo nihimbiye zo gutaka igihugu cyacu. Numva babana b'abanyakinigi mana yanjye we barajyahe ko twaje barajyahe ko twaje vuga ngo twaje vuga ngo twaje vuga ngo show ongera ngo show on the Kinigi radio and TV. Umuntu uzamisinga iriya show. Yes, nuko mubibona rero hano abatari kubibona mwihangane bari kutwumva hano twakira undi mukobwa rwose wambaye dress cyangwa robe ya gusa na orange cyangwa se umutuku w'inzobe ntago mbizi yego ariko twakira umukobwa hano ushobora kwibaza ngo bimeze bite turi muri ya gahunda yo kwakira abanyempano ushobora kwibaza ngo afite iyihe mpano tangira utwibwira amazina yawe. Murakoze. Yego amazina yanjye nitwa Irankunda Jose. Iragukunda Irankunda Jose. Nkaba mfite impano yo kuririmba. Ufite impano yo kuririmba izihe ndirimbo? Indirimbo nihimbiye zo gutaka igihugu cyacu. Numva babana b'abanyakinigi mana yanjye we barajyahe ko twaje barajyahe ko twaje vuga ngo twaje vuga ngo twaje. Yes, ni Kinigi radio and TV turimo kwakira abanyempano bagiye batandukanye. Uyu mukobwa wacu afite indirimbo zigiye zitandukanye yego mbere yuko mvuga byinshi dore ko ngira menshi nanjye ubu ngubu umuntu ngize menshi sinzi uwari ariko mbere yuko mvuga menshi tangira uduhe sample cyangwa akantu kagakeregeshwa ku byo waduteguriye duhako karirimbo wateguye mu gutaka igihugu cyacu Rwanda nziza yacu sha mukomera amashyi igihugu cyacu amashyi menshi cyane ku gihugu cyacu. Yes, karibu. Tambagiri igihugu cyose wirebera akarere ka Musanze karangwa n'isuku ikinyabupfura n'iterambere kubera ubuyobozi bwiza dukesha umubyeyi Paul Kagame yatugejejeho amashuri ubu dufite ubumenyi n'ikoranabuhanga yatugejejeho n'amashanyarazi ubu rumuri ni hose akarusho yaduhaye inka munyarwanda. Tambagiri igihugu cyose wirebera akarere ka Musanze karangwa n'isuku ikinyabupfura n'iterambere kubera ubuyobozi bwiza dukesha umubyeyi Paul Kagame yatugejeje imihanda ubu igihugu kirateye
yatugejejeho n'amavuriro ubu nawe utirembera iwabo akarusho yaduha midugudu y'icyitegererezo ubu turatuye turatuje turatekanye tambagira igihugu cyose wirebera akarere ka Musanze karangwa n'isuku ikinyabupfura n'iterambere kubera ubuyobozi bwiza dukesha umubyeyi Paul Kagame banyarwanda nihe handi twabona umubyeyi uturutira Paul Kagame uturera nkuko umubyeyi arera abana be tumutore ni ushoboye banyarwanda nihe handi twabona umubyeyi uturutira Paul Kagame uturera nkuko umubyeyi arera abana be tumutore ni ushoboye murakoze we ko nta mashyi ndi kumva bimeze bite mwe abantu aba bantu we amashyi menshi cyane kubera ko numvishe rero ko uyu mukobwa wacu ari intore sibyo mugiye kumuha bravo sibyo brave bravo aba bantu bimeze bite reka mubwire ngo nawe uherereye hose uduteze amatwi urimo kutwumva uyu mukobwa muhe bravo uzi ko narindize we bityo rero kubera ko ari intore sibyo akaba avuze intore yacu umutoza w'ikirenga w'intore nyarwanda His Excellence Paul Kagame mukoma ndi amashyi menshi cyane we amashyi menshi cyane yes iyi mpano watangiye kuyumva mu ryari we natangiye kuyimvamo ndi umwana ufite imyaka 7 ufite imyaka 7 ubu ngubu ufite imyaka ingahe 13 yewe data we yebaba we niko iyi mpano yawe urifuza ko yagera he ku rundi rwego rw'isi apana urwa hano mu karere ka Musanze apana ku rwego rw'intara y'amajyaruguru apana ku rwego rw'igihugu apana ku rwego rwa East Africa apana ku rwego rwa Afrika ku rwego rw'ikiyemwe rw'isi uyu mukobwa nta kuyandi amashyi menshi cyane kuri uyu mukobwa none se kugira ngo umenye ko ufite iyi mpano sibyo wegeye Kinigi Radio and TV urifuza ko mwagirana imikoranire imeze gute imikoranire kumva twakwihesha agaciro ikinyabupfura ni mbere yego n'imico myiza murumva intego za Kinigi Radio and TV ko nta mashyi ndi kumva mwabantu aba bimeze bite okay wenda turishimye ariko twibutsa n'abantu badukurikiye umuntu washaka gushyigikira Kinigi Radio and TV agatera inkunga Kinigi Radio and TV ashimishijwe n'ibiganiro binyuraho cyangwa impano zigiye zitandukanye akumva nyine hari ukuntu yabishyigikira bikagira hejuru inkunga iyo ari yo yose yaba y'ibitekerezo yaba iyindi y'ibiceri nabyo ntago twabyanga ariko kuba tubafite mbere na mbere manzo kuri subscribe like share and comment kuri Kinigi Radio and TV hanyuma ibintu impano z'abana bacu z'abahungu bacu n'abakobwa bacu abavandimwe bacu zigere kure nta yindi mpano waba ufite impano niyo kubyina uri umubyinnyi ubutaha uzatubyinira yego ubu gahunda ni ugukomeza nta gucika intege niko bimeze yego pe nuko bimeze yego tugushimire cyane urakoze cyane amashyi menshi kuri uyu mukobwa mu mukomera amashyi cyane ku bw'indirimbo nziza amaze kuturirimbira yego disi